uburyo bushya, imirwanire igezweho nyine. Imana itanga mu bwenge, ariko harimo na training ya Mose umuhanga mu mirwanire. Ibyo nabyo biri mu byatumye bamara iriya myaka 40. Ni nayo by'ukuri ntitwumve Bibiliya ngo tuyumve mu ruhande rumwe, tuyigire igitabo cy'umwuka iriya hejuru kimeze nkaho ibirimo kuvugwamo mu by'ukuri bidafite ingaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi uyu munsi. Nubwo igisirikare uyu munsi cy'Ubushinwa cyitwa ko ari cyo gisirikare gifite abasirikare benshi ku isi barenga 2 miliyoni, ariko still n'ubundi nabo umubare w'abaturage urarenga 2 miliyari. Nanone turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turacyakomeje gusuzumira hamwe amateka ya Isreal, hanyuma kandi dukomeza kureba nyirizina aho ahurira n'ibibera mu burasirazuba bwo hagati. Ubushize twaganiriye ku urumva biri kuza. Okay, good. Yesu ashimwe bene data. Nanone turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Turacyakomeje gusuzumira hamwe amateka y'igihugu cya Isreal, ariko cyane cyane naho bihuriye n'ibirimo kubera mu burasirazuba bwo hagati. Byakomeje kuba n'uyu munsi bikomeje. Reka dusenge hanyuma dukomerezeho. Mwami Imana yacu turagushimye cyane, tugushimiye ko ari wowe utanga ubwenge, impano zose ziva kuri wowe, kandi uyu munsi uduhereye ubuntu kugira ngo twuvugeme ibyawe. Turinginze kugira ngo muri iki kiganiro Mwami utumurikishirize umucyo wawe, kugira ngo tubashe kuganira ibyo ubona bikwiriye ubwami bwawe. Reka buri wese uri bugitege amatwi umuhe ihishurirwa kandi umwiyereke, kugira ngo yumve icyo ushobora kumwigishirizamo. Ngwino bane natwe rero, duhamagaye Umwuka Wera kugira ngo azatuyobore mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Ubushize twarangirije cyangwa twasoreje ku migabane cyangwa imirage y'aba Isirayeli, yaba barabu bose bahawe. Bose twasanze ko bahuriye ku kintu cyitwa intambara. Twarangije tuvuga ko bose bahawe umurage wo kurwana. Isreal kurwana mu izina ry'Imana cyangwa kurwanira Imana. Ibyo twabivuzeho, abakeneye kubireba barebe ikiganiro cyashize. Uyu munsi rero tugiye noneho kureba, turacyakomeje gusuzumira hamwe ni gute Isreal yaje kuba igihugu. Ubushize twavuze ko Yakobo amaze guhindurirwa izina byari amasezerano. Kugeza uyu munsi biracyari amasezerano, ntabwo byari byaba igihugu. Hanyuma iri zina arimo kugenderaho, arimo ararigenderaho mu kwizera. Kandi twibuke ko izina yahawe ry'ubwaryo ni iryo kwibutswa ko Aburahamu nubwo yaje akaza muri iki gihugu, akagura ubutaka, akaza akagituramo kandi yaragihawe, ariko kandi bisaba izindi mbaraga kugira ngo noneho kibe igihugu cy'urubyaro rwe. Yakobo, reka ture Aburahamu na Isaka bose batuye Heburoni, aho Aburahamu yari yaraguze ubutaka. Bose batuye Heburoni. Hanyuma Yakobo avuye kwa nyirarume Labani, agarutse we ntiyatura i Heburoni, ajya gutura i Shekemu. Ageze i Shekemu naho agura y'ubutaka.
aguzeyo ubutaka aba ari yaza gutura. Reka turebe Itangiriro 35, Itangiriro 35 9 kugeza 29. Reka barebe turebe. Imana yongera kubonekera Yakobo agarutse avuye i Padanamu, imuha umugisha. Imana iramubwira iti witwa Yakobo ntuzitwa Yakobo kundi, ahubwo Isirayeli niryo rizaba izina ryawe. Nuko imwita Isirayeli. Imana iramubwira iti ndi Imana ishobora byose, wororoka ugwire, ishyanga n'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho, abami bazakomoka mu rukiryi rwawe, kandi igihugu nahaye Aburahamu na Isaka nzakiguha nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzarugiha. Imana imusiga aho bavuganiraga irazamuka. Yakobo ashinga inkingi y'amabuye aho yavuganiraga nayo, ayisukaho ituro ry'ibyo kunywa, ayisukaho n'amavuta ya elayo. Yakobo yita aho hantu yavuganiye n'Imana Beteli. Bava i Beteli baragenda, bari bashigaje akarere bakagera muri Efurata. Rasheli araramukwa aragumirwa, kandi akigumiwe umubyaza aramubwira ati witinya kuko uri bubyara undi muhungu, kandi mu ipfa rye ubugingo bwe buri mwigenda. Yita umwana Benoni, ariko se amwita Benjamini. Rasheli arapfa, bamuhamba mu nzira ijya muri Efurata, niho Betelehemu. Yakobo ashinga inkingi ku gituro cye, ariyo nkingi y'igituro cya Rasheli, ikiriho na bugingo n'ubu. Isirayeli aragenda abamba ihema hirya y'inzu ndende y'amatafari yo muri Ederi. Hano ikintu kiremereye tugomba kumvamo nuko Yakobo akigaruka avuye kwa nyirakuru Labani, nanone yageze hahantu mbere yuko Rasheli apfa. Hahantu nanone Imana yamwiyerekeye, irangije imusubiriramo ko igihugu yagihaye Aburahamu, kandi ko na Isaka ari gutyo, kandi ko n'urubyaro rwe ruzakigiriramo umugisha. Irangije imusubiriramo ko izina rya Yakobo rirangiye, ahubwo azitwa Isirayeli, ndetse n'urubyaro rwe rukitwa urubyaro rwa Isirayeli. Kandi nyuma y'iki gihe, nyuma y'aya masezerano, usomye neza usanga guhera iki gihe ntabwo abana bagiye babita abana ba Yakobo, ahubwo babise abana ba Isirayeli. Hanyuma rero Isirayeli ageze muri iki gihugu bigenze gute? Ageze i Shekemu. Ageze i Shekemu, ubwo agarutse ava kwa nyirarume Labani, nawe yatangiye gukora akazi nk'ako sekuru Aburahamu yakoze, akazi kitwa kubanza kugura ubutaka. Itangiriro 33 18 kugeza 20. Yakobo asohora amahoro mu mudugudu Shekemu wo mu gihugu cy'i Kanani, ubwo yavaga i Padanaramu, abamba amahema imbere y'umudugudu. Isamu yabambyeho ihema rye ayigura na bene Hamori se wa Shekemu ibice by'ifeza 100. Yubakayo igicaniro acyita Eli Elohe Isirayeli. Nyine ibi biravuga ngo ni Imana nyine yabonekeye cyangwa yiyerekeye Isirayeli. Urumva ko agarutse aho kugira ngo ature Heburoni aho basekuru bari batuye, we aragiye atura i Shekemu. Ni ukuvuga ngo i Heburoni already ni ubutaka bwabo bwaraguzwe barabufite. Hanyuma arimo arakora extension, arimo arongera ubwo butaka. Nawe arangije agura ubutaka
mu mudugudu w'Ishekemu. Hanyuma aha hantu Ishekemu rero niho umugore we yapfuye, arangije abana ariho amuhamba. Ibi rero bivuga iki? Biravuga ngo batangiye bafite ubutaka buto, hanyuma barimo barongera kubera ko ibitekerezo by'intambara, nubwo yamaze kwitwa Isreal, ntabwo yari yatangira intambara, ariko tuributswa ko ari kugura ubutaka yongera ku bwa sekuru Aburahamu, ariko still iki gihugu kiracyatuwemo n'Abanyakanani. Aha hantu ho rero nyirizina exactly Ishekemu ni yari kapitale y'abitwaga Abahivi. Noneho rero bamazeyo igihe baturanye nabo, haza kuvuka ikibazo gisa naho ari cyo cyafunguye ubundi ikintu cya conquest, nyine cyo gutangira kurwana. Igihe umukobwa we witwa Dina aba umuhungu w'umwami w'Ishekemu yari abonye umukobwa wa Yakobo witwaga Dina. Hanyuma arangije ngo aramukunda, arangije amufata ku ngufu. Nyuma yaho rero abahungu ba Isiraheli bahitamo guteza intambara, bararwana. Ubundi iki gisa naho ari nkayo beginning y'izina Isreal, y'izina ryo kurwana. Ubundi bitangirira hano mu gice cya 34 uhereye ku murongo cyane cyane wa 13, ariko mbere yaho ubwo twakumva iyo nkuru neza. 34 Dina umukobwa wa Leya uwo yabyaranye na Yakobo arasohoka ajya kugendera abakobwa bo muri icyo gihugu. Ikihe gihugu? Igihugu cy'Abahivi aho Ishekemu. Shekemu mwene Hamori umuhivi, umutware mukuru w'icyo gihugu, aramubona, aramwenda, aryamana nawe, aramukinda. Amarira umutima kuri Dina umukobwa wa Yakobo, aramukunda, amubwira neza. Shekemu abwira se Hamori ati nsabira uyu mukobwa. Yakobo yumva ko Shekemu yononye Dina umukobwa we. Abahungu be bari mu matungo mu rwuri. Yakobo araceceka ageza aho baziye. Hamori se wa Shekemu aragenda ngo ajye kujya inama na Yakobo. Bene Yakobo babyumvise bava mu rwuri barataha. Barababara kandi bararakara cyane kuko yakoreye ikizira mu Bisiraheli, ari cyo kuryamana n'umukobwa wa Yakobo bidakwiriye gukorwa. Hamori ajya inama nabo ati umutima w'umuhungu wanjye Shekemu wigombye umukobwa wanyu, ndabinginze mu mushyingire kandi mushyingirane natwe, mudushyingire abakobwa banyu, namwe murongore abakobwa bacu, kandi muzaturana natwe. Igihugu kizaba imbere yanyu, ngo mujye aho mushaka mugituremo, mugitundemo, mukirongemo ibintu. Shekemu abwira se wa Dina na basaza be bati mbagirireho umugisha, icyo muzanca cyose nzakibaha, inkwano n'impano muzanya kuko bingana kose nzabibaha uko mubinyatse, ariko munshyingire uwo mukobwa. Nibaza ngo hano hakwiriye analysis muri kiriya gihe, kugira ngo umuntu agire ubutaka ahantu cyangwa agire gakondo ahantu, bwari uburyo bubiri. Ubwa mbere ubwo nyine waguze, byakunze wabufashe, you become national. Icya kabiri nuko washyingiranywe nabo, wabaye umwe nawe. Hano rero ni nkaho ari irembo ryari rifunguye. Abantu dushobora kubyumva mu buryo butandukanye, ariko nubwo bafashe Dina ku ngufu, ariko barimo barashaka ngo bashyingirane hanyuma baturane babane.
ariko mu mboni z'abakomoka kuri Isreal cyangwa Yakobo uyu munsi hari ikibazo, ntabwo bakeneye kwivanga n'abandi, so ntabwo bashobora gushyingira undi muntu mu yandi magambo. Hanyuma rero ibi bibakururira intambara itari ngombwa, itanateguwe. Barangije dore ikintu bakoze ubundi cyahise cyangiriza amateka yakurikiyeho. Ubwo noneho bitangiza wa murage witwa wo kurwana. Bene Yakobo basubizanya uburiganya Shekemu na Hamori kuko yononye Dina mushiki wabo. Baramubwira bati ntitwabasha gushyingira mushiki wacu umuntu utakebwe kuko ibyo byadutera isoni. Icyatuma twemera ibyo ni kimwe gusa, ko muba nkatwe ngo umugabo wese wamuremwe akebwe, niho tuzabashyingira abakobwa bacu, tukarongora abakobwa banyu, tugaturana, tukaba ubwoko bumwe. Ariko nimutatwumvira ngo mukebwe, tuzajyana umukobwa wacu twigendere. Amagambo y'abanezeza Hamori na Shekemu mwene Hamori. Uwo muhungu ntiyatindiganya kubikora kuko yanezezwaga umukobwa wa Yakobo, kandi Shekemu yari afite icyubahiro kiruta icy'ab'inzu ya se bose. Hamori na Shekemu umuhungu we bajya mu marembo y'umudugudu wabo, bajya inama n'abagabo bo mu mudugudu bati abo bantu ntibashaka kurwana natwe nuko bature mu gihugu bagitundemo, kuko igihugu ari kigari bakagikwirwamo. Turongore abakobwa babo tubashyingira abacu. Ariko icyatuma batwumvira bakemera guturana natwe tukaba ubwoko bumwe n'iki gusa, nuko umugabo wese wo muri twe akebwa nk'uko bo bakebwa. Urumva bo tageti bafite batangiranye nyine samuhawe amahoro, niko umuntu yabyita. Bo barumva bakeneye gushyingirana nabo, kandi bo barumva igihugu ari kigari ngo bashobora bose kukibamo. Ariko barimo barasabwa icyo bita gukebwa cyonyine. Mbese inka zabo n'ibintu byabo n'amatungo yabo yose ntibizaba ibyacu, tubemerere gusa, nabo bazaturana natwe. 24. Hamori na Shekemu umuhungu we bumvirwa n'abavaga mu irembo ry'umudugudu wabo bose. Umugabo wese arakebwa, uwavaga mu irembo ry'umudugudu wabo wese. Maze ku munsi wa gatatu barushijeho kubabara bene Yakobo babiri, Simeyoni na Lewi, basaza ba Dina, benda inkota zabo batera umudugudu gitunguro, bica abagabo bo muri wo bose, bicisha Hamori na Shekemu umuhungu w'inkota, bakura Dina mu nzu ya Shekemu baragenda. Bene Yakobo bacuza intumbi, basahura mu mudugudu, bahahora konona mushiki wabo. Banyaga imikumbi yabo n'amashyo yabo n'indogobe zabo n'ibintu byari mu mudugudu n'ibyo mu gasozi. Banyaga ubutunzi bwabo bwose, bafata mpiri abana babo bose n'abagore babo n'ibyari mu mazu yabo byose. Maze Yakobo abwira Simeyoni na Lewi ati mumpagaritse umutima, kuko mutumye nanga urunuka na bene igihugu, Abanyakanani n'Abaferizi, kandi umubare wacu ari muke. Bazaterana bose bantere, nanjye nzarimbukana n'inzu yanjye. Baramubaza bati bikwiriye ko agirira mushiki wacu atyo nk'aho ari maraya? Intambara ya mbere ije kubera ko aho Yakobo cyangwa Isiraheli nona muri iki gihe turi kuvuga, aho gutura i Heburoni, aho se na sekuru batuye, we yagiye Shekemu. We yaratangiranye politiki, imitekerezo yo kuvuga ngo nzagenda ngura kugeza igihe iki gihugu nzaba nkifitiye. Kandi koko iyi yari igiye kuba indi chance yuko abo muri uyu mugi bari biyemeje ko bagiye gushyingirana nabo. Ariko still
Imana yabwiye Aburahamu ko abakomoka kuri we, urubyaro rwe, aribo bazaragwa icyo gihugu. So that means ngo n'ubundi kinacyo cyari kigiye kuba hanze y'ubushake bw'Imana, kubera ko nyine ni igihugu barazwe. Ntabwo Imana yamubwiye ngo muzagisangira n'abandi, ariko process we Yakobo yari yatangiye isa naho ihura n'iya sekuru Aburahamu yo kubanza gufata ubutaka akagenda bugura izina rye n'umugisha Imana yamuhaye. Finally bise by'interruptinga gahunda zose. Abahungu be bahise batangira kurwana, bararwanye. Hano twumvise ko barishe abantu bose, n'umwami n'umuhungu we bose barabarimbura, umudugudu usigara wambaye ubusa. Icyakurikiye rero, Yakobo yahise yikanga ataha, kuko nubwo bari Shekemu mu gice cy'Abahivi, ariko hari abandi bantu bagihari mu bihugu bitandukanye bari basanzwe bafitanye uwo mubano. Havuka ikibazo rero, aba bantu nibishyira hamwe bazaza babarwanye, kandi baracyari bake, biragoranye kugira ngo bazabatsinde, kuko ababa babatsindishije kubabwira ngo bakebwe, mu gihe nyine ububabare ari bwinshi, abari bwo babegukana barabarwanya. Hano babakoreshejeho uburiganya, ni trick. Ariko ubutaha ntabwo bazabwira abantu bose bandi mu yindi midugudu ngo mukebwe. Ibi bintu rero kugira ngo noneho bikunde, byasabaga a great army, igisirikare kiremereye kinini. Yakobo rero mu buryo bwo koroshya ibi bibazo, arangije arimuka arahava. Nubwo yahaguze asize ubutaka, ariko kubera ko arabizi ngo uko byagenda kose intambara ishobora kuvuka umunota n'umunota, arangije yimukana n'urubyaro rwe n'abamukomokaho, basubira i Heburoni, hahandi Aburahamu yaguze, kuko niho hari sekirite. Ikindi kandi ho aracyubashywe. Noneho rero twibuke ngo mbere gato mu itangiriro igice cya 15, duhereye ku murongo wa 12, Aburahamu yigeze kugira ibihe n'Imana. Imana irangije imubwira ko igihe kizagera barangiza bakava muri icyo gihugu bagasuhukira mu gihugu cy'amahanga, bakamarayo imyaka 400. Nyine kwa kundi umugambi w'Imana uba ukomeza bari muremure. 12 ngo ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba buteye ubwoba n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo. Ni ukuvuga ngo guhera Imana ikimara kubivuga, igihugu yamaze kucyita icyabo. Ibi bivuga ngo iki? Iyo Imana yamaze kuguhereza, yo muri yo yamaze kubibona nk'ibyawe, hanyuma hasigaye process bigomba gucamo. Abisiraheli rero process bigomba gucamo nizo tuzakurikizaho. Ngo bazakorera baho, nabo bazababaza imyaka 400. Nanjye nzashyiraho iteka iryo shyanga bazakorera. Ubwa nyuma bazarivamo bavanyeyo ubutunzi bwinshi, ariko wowe uzasanga basogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutari kuzura. Kuri uwo munsi Uwiteka asezeranya Aburahamu isezerano ati, urubyaro rwawe, Uwiteka bisubiyemo, urubyaro rwawe nduhaye iki gihugu, uhereye ku ruzi rwa Egiputa ukageza ku ruzi runini ari rwo Ufurate. Igihugu cy'Abakeni n'icy'Abakenizi n'icy'Abakidoni n'icy'Abaheti n'icy'Abaferezi n'icy'Abarafa n'icy'Abamori n'icy'Abanyakanani n'icy'Abanyagirugashi n'icy'Abayebusi. Ibi byose nizo nations cyangwa kingdoms Uwiteka yasezeranije Aburahamu. Ariko twarimo tuvuga Yakobo uburyo ahisemo gusubira i Heburoni, aho se yari yaraguze, sekuru. Hanyuma rero muri iki gihe rero arahabyarira.
arahabyara abana nyine benshi abariho atura. Leta mu bice 40 uzamuye utangira kubona hatangira kuzamo inkuru z'umuntu witwa Yosefu. Iki gihe baza kureba Yosefu, ikintu umuntu agomba gutekereza nuko Yosefu ngo ajya kureba bakuru be yavuye i Heburoni, arangije ngo baragiriraga mu gikombe cy'Ishekemu. Bivuga ngo nubwo bavuye Ishekemu bamazemwe abantu bose, hasigaye harabaye aho kuragirira gusa. Bahajya bagiye kuragira gusa. Noneho hazamo amateka ya Yosefu. Tuzi Yosefu arangije aragenda ajya baramugurisha, aragenda ajya muri Egiputa, arangije aba premier ministre, aba umuntu ukomeye. Hanyuma Isreal n'abana be barangije barasuhuka, bagiyeyo ari 70 bajya muri Egypt. Aba bantu 70 ubwo muri iki gihe ntago byari gushoboka kugira ngo bagira abo barwana bafata ubutaka, ntago byari gushoboka, bari bakiri bake. Ariko guess what, ikintu gitangaje nuko bajya kugaruka mu kuva bavayo, ikintu kidasanzwe cyajemo niki, bagarutse ari abantu 2,200,000 in fact banarenga, kuko calculation zizakiriya gihe ziragorana kugira ngo uvuge exact numbers. Bari 70. Nukuvuga ngo kubera ko uko byagenda kose nubwo babana n'abantu b'Heburoni, still bagiriye n'aba bavandimwe babo ab'Ishekemu. So hari mu rwango, at any time bashobora kuzabegukana, barangiza bakavuga ngo noneho tugiye kubamaraho tubatsembe nk'uko bagenje bene wacu. So no kuvuga ngo nubwo bahari bafite ubutaka baguze, bafite gakondo, but they are not secured. Ntabwo bafite umutekano n'uburinzi igihe cyose abantu babegukana. Icyakozwe rero ni kujya muri Egypt, niho hantu badafite rivals, badafite abanzi, badafite abo bafitanye na bikibazo. Icyambere Aburahamu yarahabaye, ahaba neza, ahava neza. Utuntu tw'udukimbirane twavutse nyuma yuko yabeshye umwami ko Sara ari mushiki we, nta bidasanzwe ajya kugenda, yamuhaye n'ubutunzi. So rero ni ukuvuga ngo hari history muri Egypt. Basubiyeyo rero, nubwo abantu benshi bahita bajya ku ruhande rw'uko kujya muri Egiputa ubwo nyine kwari nk'uburyo ko gusohora kw'inzozi za Aburahamu, ariko nanone harimo umugambi w'Imana kugira ngo igende ibororokerezeyo, nirangiza ibahisheyo, hanyuma igihe cyo kugaruka mu gihugu cyabo bazagaruke bafite ubushobozi bwo kukibohoza nk'uko Imana yakibahaye. Icya kabiri umuntu agomba gutekereza nuko muri iki gihe iki gihugu barimo, nubwo ari igihugu kirimo amoko menshi, kirimo abantu basanzwe batunze, ariko still kiracyari igihugu cy'ubutayu, kiracyari igihugu gifitemo ibintu byinshi bitari byiza, nyine icyo gihugu cy'Ikanani. Noneho rero murebe ikintu gikomeye rero, bageze muri Egiputa bahawe ahantu ngo heza kuruta ahandi muri Egiputa. Noneho rero urumva amatungo yabo n'imikumbi yabo bagira ahantu heza kabisa ho kubishyira no kororokera. Itangiriro igice cya 46. Isreal aragenda ajyana ibyo atunze byose agera i Berisheba, atambira y'igitambo Imana ya Isaka. Imana ihamagara Isreal mu iyerekwa
rya ninjoro iti Yakobo Yakobo, aritaba ati karame. Iramubwira iti ndi Imana ya so, ntutinye kumanuka ngo ujye muri Egiputa, kuko ariho nzakugirira ishyanga rikomeye. So ni ukuvuga ngo tageti nini y'Imana ni ukugira ngo ajye muri Egiputa n'urubyaro rwe, noneho narangiza yororokereyo, noneho aba ariho abera ishyanga rikomeye rishobora kugaruka rigakora ka kazi twavuzeho ka yishira noneho kurwana liberation. Ubwanjye nzajyana nawe muri Egiputa, kandi ubwanjye ni njye uzagukurayo, kandi Yosefu niwe uzahumbya amaso yawe. Yakobo arahaguruka ava i Berisheba, abana ba Isirayeli bajyana Yakobo se n'abana babo bato n'abagore babo mu magare Farawo yohereje kumuzana. Bajyana amatungo yabo n'ibintu byabo baromye mu gihugu cy'i Kanani bajya muri Egiputa. Yakobo n'urubyaro rwe rwose rujyana nawe, abahungu be n'abuzukuru be b'abahungu n'abakobwa b'abahungu be, urubyaro rwe rwose rujyana nawe muri Egiputa. So icyo tubona ni uko mu by'ukuri barahagurutse bagiye ari bake. Ubwo twabyita nka kwa kundi Yesu yavukiye i Betelehemu muri Isreal, noneho haza kuvuka ishyari k'umwami Herode ashaka kumwica, hanyuma arangije ahungishwa muri Egiputa kugira ngo azagaruke yaramaze kugira capacities zose zishoboka z'umwana muto. Urumva hari kuba hari umutekano, Yesu akabona uko amwigisha neza ibijyanye n'amategeko ya Kiyuda n'ibindi, kubera ko inzira umwana acamo Yesu yaziciyemo zose. Na Isirayeli rero niko bigenze, aragiye bagiye muri Egiputa, hanyuma kandi Imana niyo mubwiye ngo aho nugera muri Egiputa niho nzakugirira ishyanga riremereye. Rero iyo tugeze mu kuva niho tubona koko impamvu ibi bintu byabayeho. Mu gice cya mbere twumva iby'uko Abisiraheli bagwiriye, baba benshi, bigeze Abanyegiputa baratinya, bata abantu bazatwigaranzura kabisa, ntabwo bizoroha. Noneho barangije bahitamo kubakoresha uburetwa buremereye. Niyo origine y'uburetwa. Uburetwa rero, iki gihe bakoraga uburetwa ntabwo bigeze bahabwa akanya na gato ko kuba bagira ibitekerezo bya gisirikare, gutegereza uko bategura intambara n'ibindi byose, ntabwo ibyo byarimo. Babagize so busy ku buryo amasaha yose babaga bari mu kazi, bari mu buretwa. Ariko Imana itegura umuntu witwa Mose, aragenda atorezwa igisirikare n'izindi skills zose zijyanye n'ubuyobozi zose, aragenda arazitozwa kugira ngo igihe nikigera azaza azigishe bene wabo. Noneho tubona Mose agenda akagaruka, arangije arabaribaretinga, baragenda basubiyeyo ari 2,200,000 birenga. Murimo murabyumva, haje 70, basubiyeyo ari 2,200,000. Iki gihe biri estimated ko biriya bihugu byose ubiteranije bashoboraga kuba batarenga 4,000,000. Byose biriya bihugu byose biri hariya ntago bashoboraga kurenga 4,000,000. Noneho rero wumve rero ikintu kiremereye, bagarutse muri zo 2,200,000 bari bafitemo igisirikare cy'abantu 600,000. Igisirikare cy'abantu 600,000. Ibi 600,000 rero
iki gihugu bagiyemo, komanteri zose nagiye nsoma, ntabwo bari bafite igisirikare kirenze 200,000. Turibuka ubwami bwa Babiloni, babakonsidere ko ari abantu bari bafite igisirikare kinini cyane, ariko igisirikare cyabo kirwana nyirizina bari 450,000. 450,000. Uyu munsi Isreal birestimate ko ifite igisirikare nyirizina kiri muri service hagati y'ibihumbi 160 n'ibihumbi 180. Hanyuma ubwo ushyizeho n'abaveterana n'abandi, ubwo birestimate ko byaba hagati y'ibihumbi 450 n'ibihumbi 500. Nubwo igisirikare uyu munsi cy'Ubushinwa cyitwa ko ari cyo gisirikare gifite abasirikare benshi ku isi barenga 2,000,000, ariko still n'ubundi nabo umubare w'abaturage urarenga 2,000,000,000. Ibyo rero bikubwira iki? Bivuga iki? Biravuga ngo ukize kwijanisha ry'icyo gihe abaturage uko banganaga 2,200,000, 400,000 bakaba ari abasirikare. Ubwo byari bivuga ngo umwe mu baturage 4 ni umusirikare. Ibyo biravuga ngo uyu munsi ufashe miliyari zirenga 2 z'Ubushinwa ugashyiramo 2,000,000 z'abasirikare, ubwo ni 1/10. Biravuga ngo Isreal uyu munsi iza kuba y'icyo gihe, iza kuba ifite abaturage bangana nabo Ubushinwa uyu munsi, ubwo bari kuba bafite 8,000,000 z'igisirikare. Bava muri Egiputa ntabwo bari trend, ntabwo bari bafite imyitozo ya gisirikare, ariko imyaka bamaze mu butayu nuko burya hari ukuntu nyine twagiye tuyibisobanuro. Imana yarabasigaje, yarabahannye, byagenze gutya na gutya, ariko harimo n'undi mugambi w'Imana wo kugira ngo noneho bicare bitoze. Kiriya gihe bafite umutoza wari Commander General Moses. General Moses yari umuhanga ku buryo yashyirwaga no mu mubare w'abasimbura Farawo. Yari yarigishijwe ubwenge bwose, ubuhanga bw'intambara n'ibindi byose duhita tubibona. Ahita yoherereza abatasi muri Isreal kugira ngo bagende barebe noneho bige strategies z'urugamba. Ibi rero biravuga ngo mu butayu imyaka bamazemo harimo n'imyaka icyambere yo kujonjora abantu bafashe amateka ya Isreal cyangwa bagifite imitekerereze yo muri Egypt, bagitekereza imirwanire yo muri Egypt. Ahitamo ko ubwo ibyo nabyo byaba umugambi w'Imana kugira ngo aba bantu bagende kugira ngo bige new strategies, uburyo bushya, imirwanire igezweho. Nyine Imana itanga mu bwenge, ariko harimo na training ya Mose, umuhanga mu mirwanire. Ibyo nabyo biri mu byatumye bamara iriya myaka 40. Ni nayo mpamvu tureba mu bagiye gutata igihugu cy'i Kanani, 10 bagarukanye ubwoba, 2 bagarukanye ibitekerezo by'Imana by'umugambi ifite muri kiriya gihugu, byo kumenya ngo mwe muri igisirikare cy'Imana, ntabwo muri igisirikare cy'umuntu. Batashye batanze iyo nkuru, bahise mu by'ukuri baragwa igihugu. Kubera iki? Kubera ko urugamba bagiye kujyamo muri kiriya gihugu si urugamba rufite imirwanire y'Abanyegiputa, si urugamba rufite imirwanire y'abahungu ba Yakobo mbere, babandi bagenda bakabwira abantu ngo mubanze mwikebeshe, mukebwe, hanyuma tubone turwane. Ni gukuramo ibitekerezo by'ubwoba. Rero kugarukana igisirikare cy'abantu 600,000 ni mu bundi buryo bwo gutegura urugamba
rwo kubohoza igihugu cyabo cy'amasezerano bahawe. Noneho bagarutse bafite umubare uhagije, bagarutse noneho barabonye ibitangaza bikomeye Imana yakoze, bagarutse bafite imitekerereze yuko iki gihugu uko byagenda kose nubwo haba harimo abantu bameze gute bagomba kurwana. Kubera iki? Iyi nshuro nta yandi mahitamo bafite. Igihugu cya Egypte ni igihugu cyabakoresheje uburetwa, ntabwo kibakeneye. Hanyuma nta handi hantu bafiteho guhungira. Nanone gusubira muri cya gihugu bagikozemo amahano. Amateka arazwi ko baraje bica bo muri icyo gihugu, so rero harimo urwango. Ntabwo bari bugende ngo bajye kumvikana, nta nubwo bari busubire muri Egiputa. Aha hantu rero niho bagomba kubonera Imana, bakicara bakavuga ngo kama mbaya nta kundi. Imana yatubwiye ngo tuzarwane, ubwo nyine bisanze mu ntambara, ari nta yandi mahitamo bafite. Imana ishimwe rero, mwakoze cyane gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi, kandi turabibutsa ko igihe ukirebye ujye ukanda subscribe, hanyuma ugisangire n'abandi kugira ngo tujye tuba mu bintu dusobanuke mu by'ukuri. Ntitwumve Bibiliya ngo tuyumve mu ruhande rumwe, tuyigire igitabo cy'umwukiriya hejuru kimeze nkaho ibirimo kuvugwamo mu by'ukuri bidafite ingaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi uyu munsi. Mwakoze cyane rero, reka dusenge. Mwami Imana yacu ishirwe hejuru kandi uhimbazwe, komeza ubane natwe muri iki kiganiro, kandi abacyumvise turasenga kugira ngo ubaheme irindi hishurirwa, uvugane nabo, kandi Mwami ukomeze ugikoreshe kugira ngo hagire ibintu bimwe tugenda dusobanukirwa kubw'ubwami bwawe, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.